ntago ari ubwa mbere uzabyumva uzamuna mu bitangazamakuru bitandukanye yabigarukaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri East Africa cyangwa se muri Afrika muri rusange. Gusa ariko ababashije kugana yikaramo bagasoma neza ndetse ubwo bwenge bakabutahura bwo kumenya izindi ndimi, babisoma mu Cyongereza, Igifaransa ndetse no mu zindi ndimi zitandukanye. Bagenda basoma inkuru zitandukanye zanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye kuri iyi si, babona uburyo abahanzi bagenda binjiza amafaranga akomeye. Umuhanzi ashobora kuza kuri stage akaririmba indirimbo imwe cyangwa se ebyiri, ariko bajya kumwishyura bigasa nkaho ari ukumuyorera. Hari benshi bashaka kuririmba indirimbo irenze imwe gusa, ariko agahabwa akayabo k'amafaranga arenze za miliyari z'amanyarwanda. Ni amafaranga yo mu buzima bwawe ushobora gucuruza igihe kinini ariko utarayinjiza. Gusa ariko we bikamusaba kuzana abacuranzi be gusa, maze akaririmba indirimbo imwe akongeraho indi, maze kuri konti ye umubare w'amafaranga utagira ingano ukiyandikaho. Ibi nibyo biba ku bahanzi batandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda, muri East Africa cyangwa se ku isi yose muri rusange. Ndabizi uhora ubyibaza ndetse unabiganira na bagenzi bawe, ntago ari imwe mu bigiye impaka. Wibaza uti ese nabaye bahanzi muri Afrika bafata amafaranga atubutse cyangwa se bashobora kwishyurwa amafaranga menshi mu gihe bagannye stage bagasusurutsa abatandukanye baturutse mu duce dutandukanye? Ni ikibazo ura wibaza. No mu gihugu cy'u Rwanda nzagukorera urwo rutonde maze umenye abahanzi bashobora kwinjiza agatubutse igihe batumiwe mu bitaramo bitandukanye. Gusa ariko ntabwo ndibuze kugutinda ndagira ngo tuze kubagarukaho. Gusa ariko nkwibutsa yuko ni kuri ya chaîne bita Philox TV Show niyo ukura amakuru y'ibyamamare atandukanye, inkuru zose zigezweho maze ukazigezwaho nanjye uri kumva kuri mikoro Philox Aime Promoter. Reka nkwihere ikaze nanone kuri uyu munsi. Nkuko namaze kubikubwira, uru ni urutonde benshi bakunda kujyaho impaka bakibaza bati ese nuwe muhanzi wa mbere muri Afrika ushobora kwinjiza amafaranga menshi binyuze mu gitaramo bamutumiyemo? Gusa ariko nitugera ku mwanya wa mbere uraza gutungurwa, bitandukanye n'ibyo wakekaga. Hari ushobora gufata miliyari akaza akaririmba indirimbo imwe gusa akitahira, maze ayo mafaranga atagira ingano, inzozi za benshi, ayo ngabo benshi bafata nk'aho ari ibintu bitabarika, akayafata ku ndirimbo imwe gusa yaririmbye mu gitaramo. Gusa ariko uraza kunkundira duhere ku mwanya wa 10 kugira ngo nze kugusangiza umwe mu bahanzi baza ku mwanya wa 10 muri Afrika ushobora kwishyura amafaranga menshi kugira ngo aze kukuririmbira indirimbo ze nkeya cyane mu mwanya utagera no ku masaha 2. Turaza kuhasanga umuhanzi uturuka mu gihugu cya Tanzania, uyu bamwita Diamond Platnumz. Abenshi twamenye mu ndirimbo zitandukanye, gusa ariko n'umwe mu bahanga dufite muri Afrika, akaba ari nawe muhanzi wa kabiri muri Afrika ukurikiranwa ku rubuga rwa YouTube. Uyu ni umwe mu basore bakunzwe cyane bitewe n'indirimbo zitandukanye aririmba, haba mu Cyongereza ndetse n'Igiswahili. Uyu musore kugira ngo umugonde umuzane kuri stage akuririmbire za ndirimbo z'ukunda cyangwa se bya bitaramo bitandukanye mujya mumubonamo, uyu nguyu umwishyura asaga ibihumbi 100 by'amadolari. Aya ni amafaranga arenga miliyoni 100 z'amanyarwanda. Iyumvira ayo mafaranga Diamond ushaka kumwishyura kugira ngo aze kukurimbira indirimbo imwe cyangwa se ebyiri cyangwa se 3 bitewe n'uburyo wabipanze. Uyu n'umuhanzi bita Diamond Platnumz uza kuri uyu mwanya wa 10. Gusa ariko ntabwo ndibuze gutinda, turaza kunyarukira ku mwanya wa 9. Turaza kuhasanga uwo bita Asake. Uyu n'umuhanzi nawe uturuka mu gihugu cya Nigeria, umwe mu bahanzi bafite igikundiro gikomeye binyuze mu ndirimbo zitandukanye. Uyu musore uzamubona yagiye kuririmba ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa cyangwa se mu Butaliyani. Ariko ndiye afashe rutema ikirere akerekeza muri Amerika, abafana barakubita bakuzura. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese uri umusore kugira ngo umugondo umuzane kuri stage wamwishyura ngahe? Icyo nakubwira cyo amake ya nyuma nuko uyu nguyu ashobora gufata asaga ibihumbi 100 by'amadolari. Niyo amafaranga nakubwiye nko kuri Diamond arenga miliyoni 100 z'abanyarwanda. Ayo niyo amafaranga ushaka kwishyura Asake kugira ngo aje kuri stage. Gusa ariko ashobora no kurega bitewe naho bamutumiye, kuko ni umwe mu basore bakunzwe ndetse banagezweho muri iki gihe. Gusa ariko ndaza gusimbukira ku mwanya wa 8. Turaza kuhasanga undi muhanzi wo mu gihugu cya Nigeria. Nigeria ikomeza gutungura benshi bitewe n'uburyo muri urutonde rw'abahanzi 10 bishyurwa amafaranga atubutse kugira ngo baze kuri stage, nuko Nigeria ariyo yihariyemo abahanzi benshi. Ku mwanya wa 8 nk'uko remaze kubikubwira, turaza kuhasanga umuhanzi bita Tiwa Savage. Uyu muhanzi benshi mwamukuze mu ndirimbo zitandukanye, gusa ariko akaba umuhanga cyane mu kwandika indirimbo ziryoheye amatwi, indirimbo zibyinitse. Ni ibitaramo byinshi agenda akora hano muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, yewe no muri Aziya udasibye no muri Amerika. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese Tiwa Savage na yahe mafaranga utajya munsi kumwishyura kugira ngo aze kukuririmbira? Nawe n'ubundi nk'ibisanzwe ntiyajya munsi y'ibihumbi 150 by'amadolari ya Amerika, amafaranga arenga miliyoni 150 z'amanyarwanda, akaza akakurimbira za ndirimbo ze mukunda ariko ntarenze iminota 30 cyangwa se 50. Uyu nguyu yaza ku mwanya wa 8. Gusa ariko ntago ndibuze kugutindira, turaza gukomereza ku mwanya wa 7. Ushaka kwibaza ngo ninde? Uyu n'umuhanzi bita Amar Diab. Uyu nguyu kugira ngo aze kuri stage
stage amafaranga yanyu mushaka kumwishyura nasaga 170 by'amadolari ya Amerika. Urabyumva na amafaranga arenga miliyoni 170 z'amanyarwanda. Uyu ngo kugira ngo aze kuri stage kukurimbira za ndirimbo ze nayo mafaranga utajya munsi. Gusa ariko icyo wamenya kuri uyu nguyu niwe muhanzi wa mbere udatuye muri Nigeria ufata gatubutse iyo yatumiwe mu gitaramo kuko yishyurwa arenga miliyoni 170 z'amanyarwanda. Amar Diab akomoka mu gihugu cya Egypt. Uyu nawe yisanga mu rutonde rw'abahanzi 10 muri Afurika ugomba kwishyura asaga miliyoni 170 kugira ngo aze kugutaramira mu gitaramo cyawe. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ku mwanya wa gatandatu turahasanga ne? Ntago ndibuze gutinda. Turaza kuhasanga bita Kiss Daniel wamukunze mu ndirimbo zitandukanye, indirimbo zibyinitse ziryoheye amatwi, kandi uyu ni umwe mu basore bakoze ibitaramo hano mu mujyi wa Kigali. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese Kiss Daniel naye amafaranga atajya munsi kugira ngo aze ku rubyiniro akuririmbire cyangwa se ngagususurutse? Nuko icyo nakubwira cyo ni yajya munsi y'amafaranga asaga 200,000 by'amadolari. Urabyumva na amafaranga arenga miliyoni 200 z'amanyarwanda. Abo basore binjiza amafaranga menshi, gusa ariko muri za ndirimbo mwamukunzemo ayo mafaranga ntiyajya munsi kugira ngo aze kukuririmbira. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ku mwanya wa gatanu turahasanga nde? Turaza kuhasanga umusore ukiri muto. Igitangaje no muri urutonde rwose twagarutseho niwe musore ufite imyaka mike, ubona wundi bamwita Rema, ntiyajya munsi y'200,000 by'amadolari ya Amerika, arenga miliyoni 200 z'amanyarwanda. Uyu musore wundi amazina ye bwite bamwita Ikubor Divine wamamaye ku izina rya Rema. Ni umwe mu bahanzi bakiri bato yamamaye mu ndirimbo yitwa Calm Down ndetse n'izindi zitandukanye. Gusa ariko uyu musore ni umwe mu basore bakunzwe ku rubuga rwa Spotify hano mu bahanzi baturuka muri Afurika. Gusa ariko icyo wamenya cyo udafite amafaranga asaga 200,000 by'amadolari uyu ni wamutumira ngo akandagira kuri stage yawe. Gusa ariko ku mwanya wa kane ushaka kwibaza ngo ninde? Turaza kuhasanga uwo bita Olamide. Ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye hano muri Afurika bitewe n'uburyo yagiye afasha abahanzi batandukanye. Umuhanzi nakubwiye ruguru wo bita Asake ni umwe mu bahanzi bamufashije kuzamuka. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese naye amafaranga atajya munsi kugira ngo aze kukurimbira ku rubyiniro? Amafaranga atajya munsi nasaga 500,000 by'amadolari ya Amerika, miliyoni zisaga 500 z'amanyarwanda. Ayo niyo wishyura Olamide kugira ngo aze kuri stage aza kuririmbira za ndirimbo ze zitandukanye. Ni amafaranga menshi cyane, ni abasore binjiza amafaranga akomeye cyane. Gusa ariko ntago ndibuze gutinda, turaza gukomereza ku mwanya wa gatatu. Ushaka kwibaza ngo ninde? Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga rurangiranwa mu muziki wa Nigeria, umwe mu basore bafite izina rikomeye, umwe mu basore b'abahanga bakorana kurabo n'abanzi baturutse muri Amerika iyo bigarura imitima ya benshi. Muzi yuko afite indirimbo nyinshi zitandukanye akoranye n'uwo bita Chris Brown, ndakeka wamaze kumwumva. Uwo na wundi bamwita Davido. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye, ariko nanone kugira ngo umutumire aza kurimbira za ndirimbo ze wakunze bigusaba akayabo k'amafaranga atari munsi y'600,000 by'amadolari ya Amerika. Nayo ngayo uyu nguyu afata asaga miliyoni 600 kuzamura z'amafaranga yo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo yitabire stage wamutumiyemo kugira ngo azasusurutsa abo bafana bawe. Ayo niyo mafaranga ugomba kwishyuraho bita Davido. Gusa ariko ntabwo ndibuze gutinda, turaza gukomereza ku mwanya wa kabiri. Ni umwe mu bahanzi bubatse izina mu gihugu cya Nigeria, wagera mu bindi bihugu bitandukanye ugasanga ari ibindi kuko abadatuye muri Nigeria nibo bazi icyanga cy'umuziki we kuko bamubona imboneka rimwe. Gusa ariko uwo bita Wizkid kugira ngo umutumire mu gitaramo cyawe ugomba kuba wamuhaye asaga miliyoni y'amadolari ya Amerika. Urabyumva neza, kuyashyira mu manyarwanda n'akayabo ni amafaranga menshi cyane, ni inzozi kuri benshi ndetse n'indoto kuri benshi. Nasaga miliyari y'amanyarwanda kugira ngo aza kuririmbira indirimbo ze nke mu minota itarenze 30 uyu musore aba yamaze kuyashyira ku mufuka. Gusa ariko ntago ndibuze gutinda, turagera ku mwanya wa mbere. Ni umwe mu bahanzi wibazaga, gusa ariko urankunda duhuriye muri komanteri ese uri kumva ari nde? Nta wundi bamwita Burna Boy. Ni umwe mu bahanzi bamaze kuzamura izina mu gihugu cya Nigeria, wagera mu bindi bihugu bikaba ibindi. Ni umwe mu bahanzi bakoranye kurabo n'amazi bakomeye kuri iyi si nko bita Ed Sheeran. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese Burna Boy kugira ngo mushyire kuri stage binsaba ngahe? Binsaba iki kugira ngo mwishyure azataramira bahasanze? Uyu nguyu kugira ngo muzane kuri stage nuko ufite miliyoni y'idolari arenga miliyari y'amanyarwanda. Aya niyo mafaranga wo bita Burna Boy atajya munsi kugira ngo aze kuri stage. Murabizi neza twagiye twumva inkuru zitandukanye yuko yigize kuyanga muri Dubai, aho bari bamutumiye kugira ngo azaririmbe ariko bamubuza kunywa itabi, birangira avuze ati nimuyagumane. Uyu bamwita Burna Boy nuza ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bahanzi baca amafaranga menshi kugira ngo baze kwitabira igitaramo runaka. Gusa ariko ndagushimiye twe turi kumwe muri aka kanya. Gusa ariko narasoza, ese mu gihugu cy'u Rwanda ubona ari nde muhanzi uca amafaranga menshi? Gusa ariko nkwibutsa yuko ibiganiro biryoheye amatwi by'umwihariko muri entertainment nta handi ubisanga usibye kuri Flox TV show. Icyo ngusaba ni kimwe no gukanda subscribe tukajya tubana buri munsi. Njye uri kumva kuri mikoro ni Flox Aime. Ndagushimiye cyane.